murabana muranakundana. Numvise ngahangaha ndetse haranakazina baguhimba ngo ni wowe nyirurugo, ni wowe muyobozi w'iyi famiye ingana gutya. Nagira ngo noneho nkubaze ngo igitekerezo ninde wagitangije, cyaje gute? Igitekerezo ubundi cyatangiye ari abantu babiri, ari uriya muvandimwe wo ku ruhande n'uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo bari abo ku ruhande bande, ni bande, amazina yabo ni bande? Ndayishimiye Pascal na Eugene Bigirimana. Ndayishimiye Pascal nagire gutya. Eugene Bigirimana. Wow, ni mwebwe mwatangije igitekerezo. Noneho bamere mikoro, shaka kumva byatangiye bite. Ari reka mbaze Eugene. Murakoze cyane, ngira ngo ibintu bijya gutangira kuko n'ubundi imbere yuko tujya gutaha twiga mu wa gatanu, turangije mu wa gatanu, nanjye ubwanjye ntabwo nanjye nyine aribanaga. Yego. Natekereza n'uyu muvandimwe nawe Ndayishimiye, ngira ngo hari igihe cyageze yibana. Yego. Ubwo rero tugiye kugaruka mu wa gatandatu nibwo yampamagaye tubiganiraho, turabyuzuza ko turamutse tubana hari icyo twagira kuko twakeneraga gufashanya cyane mu masomo. Ubwo rero biza kurangira tubyujuje ko tubana. Umwaka ugiye gutangira tugarutse ku ishuri nibwo rero n'abandi bavandimwe bagiye biyongeramo kuko bumvaga igitekerezo bakumva gishobora kuba ari inyamibwa nabo cyabafasha. Yego. Nabo bahita bavuga, nabo bahita bashaka kuzamo. Ubwo rero nkuko nka mbere yuko tugira icyo gitekerezo tukiga mu wa gatanu twarakoranaga, twari inshuti cyane. Biba ngombwa tubyujuje ko tugomba kubana, nabo bazamo gutyo. Ndatekereza umuntu wazanye igitekerezo cyane wari ufite initiative nyine wakizanye bwa mbere. Ndatekereza ari Ndayishimiye, wenda yakubwira aho cyane. Ni Pascal Ndayishimiye ari we watangije igitekerezo. Reka nawe tumubaze tuganire. Byaje gute, wabyiyumvisemo gute, niki cyabiguteye? Murakoze. Ubundi bwa mbere na mbere habanje kureba imbogamizi duhura nazo mu gihe twagiye mu miryango kandi dushaka gutsinda. Yego. Icyo gitekerezo cyaje ari ukugira ngo mbere na mbere tube twakwiriza hamwe, hanyuma twigire hamwe, dufashanye, wowe ubyananiye undi amusobanurire, hanyuma dutsinde neza. Ni ukuvuga ngo rero twamaze kubona imbogamizi duhura mu muryango, wenda ukagenda wagera mu rugo ukajya kuvoma ukagira iki gutyo ukabura umwanya wo kwiga neza. Yego. Niyo mpamvu rero twihurije hano twubatse nk'abanyeshuri bageze mu mwaka wa gatandatu, tugomba gukora ikizami, tugomba kubiha umwanya munini tukiga. Icyo gitekerezo nyigize rero nibwo negera umuvandimwe wanjye tubiganiraho, n'abandi bose tubiganiraho, turihuza ubu ngubu kandi byabyaye umusaruro pe. Murakoze. Nk'uko nababwiye nitwa Tuyishimire Emmanuel. Tuyishimire Emmanuel, ni gute wumvise igitekerezo cy'abavandimwe bakuzaniye bakubwira ngo turashaka kuba ahantu hamwe mu hantu hitwa ghetto tukabana? Ese ntago wigeze utekereza imbogamizi cyangwa wahise wumva unezerewe ubyakiriye? Murakoze. Iki gitekerezo nticyumva bitewe n'ukuntu n'ahantu natahaga hari kure cyane. Hareshyaga gute ahantu watahaga? Harimo nk'ibirometero nka 7 cyangwa 8. Abatahazi wabasobanura ahariho? Ni Intunga. Ni ukuvuga ngo wavaga hano i Rwamagana mu mujyi ukagenda Intunga? Navaga hano i Rwamagana nkajya Intunga. Ugataha Intunga? N'amaguru. Noneho maje kumva iki gitekerezo cyaranshimishije cyane. Bigeza no ku muryango nawe bitewe n'ukuntu nagendaga naratahaga nkagera mu rugo naniwe, mbega bikambangamira nyine mu masomo, imitsindire itameze neza. N'icyumva iki gitekerezo naracyishimiye cyane. Nigeza ku babyeyi nabo baracyumva cyane, baragushyigikira? Baranshyigikira cyane. Wow. Bihita birangira nyine. Muri twebwe rero nubwo wabonye ndi nyirurugo, banyise iryo zina nka nyirurugo, muri twebwe harimo na pasiteri. Pasiteri uri iburyo bwanjye yitwa Izabayo Olivier, nawe ni pasiteri. Noneho reka tubimwegurire, noneho dusobanurire uburyo yoroganiza amasengesho, akoroganiza uburyo musenga, uburyo muganira ku ijambo ry'Imana. Pastor, turakwakiriye. Murakoze. Nk'uko babibabwiye, twese tubana hano ariko tukahaba mu buryo bwubaha Imana. Yego. Turi abasore nyine twubaha Imana kandi dukunda no kuyikorera.
ubwo rero ni muri ubwo buryo twese tuhaba, ariko dufata n'umwanya tukibuka yuko Imana ariyo itumye tubaho, tukibuka yuko nyine Imana ariyo yaduhurije aha hantu, tugafata umwanya tugasenga. Nubwo ntabwo twavuga ngo twiyiriza buri munsi, ariko gusenga byo mu buzima bundi bw'umukristo, gusenga bibaho ndetse ni n'ikintu kimuranga. Ubwo rero gusenga ni imwe mu ntwari idufasha mu kuhaba, kandi tukahaba dufite discipline, mbese bigahita binadufasha mu buryo bw'imyigire, bigatuma tuzamura imyigire yacu kubera ko twubaha Imana kandi tukanagendera. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, mwebwe abakurikirana Rwanda Gospel Movies TV. Nk'ibisanzwe dubagezaho inkuru nziza, ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ndetse bw'ijambo ry'Imana. Turagenda tukabashakira inkuru zitandukanye zijyanye n'iyobokamana n'imyizerere abantu bagiye bafite. Rero murabona kuri kamera za Rwanda Gospel Movies TV hariho abasore beza, murababona ni abasore bagera muri 5, bambaye neza, murababona mu by'ukuri, murabona ko barifunze mu kinyarwanda cyo muri iyi minsi. Rero tugiye kuganira nabo, mwumve imvamutima zabo, twumve icyo bagambiriye ahangaha tubasanze, aho baba, ahantu bacumbitse bibereye, bameze nk'abantu hari ikintu bategereje. Murababona barasa neza, Imana ibaha umugisha cyane. Rero Imana ibagire neza. Rero abakurikirana Rwanda Gospel Movies TV, aba ni abanyeshuri biga ku kigo cya Groupe Scolaire Saint Vincent de Paul hano Rwamagana. Rero turashima Imana yuko ari mu bamwe mu basore bafashe ingamba nziza zo kwirinda COVID, ndetse bagafata n'ingamba zo kuba ahantu hamwe basenga Imana, kandi biteguye gukora ikizamini gisoza amashuri yisumbuye. Rero tugiye kuganira, murakurikirana ibi biganiro byabo, turakurikirana ubuzima babayemo n'uburyo baperforminga mu mashuri yabo aho biga, ndetse n'uburyo bafata abarezi babo, bafata ndetse n'umuyobozi w'ikigo cyabo, ndetse bafata n'uburezi bahabwa. Rero turahera ibumoso bwanjye, turatangira twibwira abadukurikiranye. Amazina yawe witwa nde? Murakoze, amazina nitwa Izabaye Olivier, niga kuri Saint Vincent de Paul Rwamagana Catholique. Wiga Saint Vincent de Paul Rwamagana Catholique mu mwaka wa kangahe? Niga muri senior 6 MCB. Muri senior 6 MCB. Imana iguhe umugisha cyane. Reka ukurikiyeho nawe tumwakire. Murakoze, amazina yanjye nitwa Niyonizeye Elia. Niyonizeye Elia, Saint Vincent de Paul, nanjye niga mu mwaka wa 6 MCB. Mwaka wa 6 MCB. Ya, reka dugere no kuri mwene data nawe wundi. Murakoze, nanjye nitwa Tuyishimire Emmanuel, ndi umwe nanjye mu banyeshuri biga hano Rwamagana mu mwaka wa 6. Ya, turimo muri icyo kiganiro, reka twongere tuganire na bene data abandi bakurikiraho. Tugeze rero ku wa 4, nawe aratubwira witwa nde, amazina yawe? Nitwa Ndayishimiye Pascal, nanjye niga ku rwego rw'amashuri kwitiriwe Mutagatifu Vincent wa Paul. Mu mwaka wa kangahe? Nanjye niga mu mwaka wa 6 MCB. MCB. Ndimo ndumva MCB cyane mu matwi yanjye. Muraza kunsobanurira MCB icyari cyo mu magambo arambuye niturangiza. Okay, we witwa nde? Murakoze, amazina yanjye nitwa Eugene Bigirimana, nanjye nkaba niga kuri Groupe Scolaire Saint Vincent de Paul mu mwaka wa 6 MC. Ya, muramwumvise amazina yabo, aba ni abanyeshuri biga kuri Saint Vincent de Paul Rwamagana Catholique. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, murababona bameze neza cyane, kandi nukuri bambaye uniform neza. Rero aho tubasanze ahangaha bicaye ni ahantu babaye bacumbitse, ariko reka tutarinjira muri byinshi cyane, reka dutangire dusenga Imana. Umwe muri bo arazamura isengesho n'abandi basenge, nibarangiza baduhimbarizeho Imana mu ndirimbo ngufiya cyane, niturangiza twinjiye mu kiganiro. Rero Imana ibaha umugisha, karibu. Murakoze, mureke dutangire dusenga. Turagushimiye Mwami, turagushimiye kubw'imbabazi zawe ndetse n'urukundo rwawe. Turagushimiye Yesu Kristo kuko wabanye natwe ukemera kuturinda Mwami kugeza aya masaha. Ubihimbarizwe cyane Mwami, n'iby'igiciro gikomeye cyane ndetse n'iby'agatangaza kuri twebwe Yesu Kristo, kuko wemeye yuko Uwiteka duhurira hano hantu Mwami, kugira ngo Uwiteka dukore umurimo wawe
ndetse mwami dukora icyo twahamagariwe Yesu Kristo tukiri mu iyi si. Turakwinginze cyane kugira ngo rero buri muntu wese uri hano, buri muntu wese ureba iki kiganiro mwami, turakwinginze kugira ngo Uwiteka ahakure ubumenyi mwami, ahakure Uwiteka ibimufasha ndetse n'ibimwubaka muri uru rugendo. Turakwinginze kugira ngo mwami Uwiteka bibe by'agaciro, kandi Uwiteka mwami byigire icyo byigisha umuntu wese, kandi Uwiteka bigira icyo bihindura buri muntu mwami. Cyo tubanje guheza n'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo, turaheza imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo Mwuka wawe wera, Imana Data ndetse na Yesu Kristo bamanuke baze babane natwe mwami. Ushimwe cyane rero, uhimbazwe cyane mwami, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye dushima, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Ya rero murumvise barangije gusenga Imana, n'abana bashyize imbere gushaka mu maso h'Imana ndetse no kwinginga Imana kugira ngo babashishwe byose, kuko ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo ntacyo umwana w'umuntu yabasha kwiha ubwekerekezi bivuye mu biganza by'Imana. Ibyo rero tubisanga muri Yohana ni ibice 3:27, niho havuga ngo ikintu cyose umuntu wese yakifuza kandi agishakana umwete azakibona mu biganza by'Imana. Rero kwiringira Imana, ndashimira Imana yuko hari abasore bagishaka mu maso h'Imana, hari abasore bagishaka kugira ngo Imana yerekane mu buzima bwabo. Rero bagiye kuturirimbira indirimbo yo kuramya Imana kugira ngo twinjirane neza mu kiganiro, nk'abana basenga, nk'abana bubaha Imana, nk'abana bumva yuko ibyo bageraho byose ndetse n'ibyo bifuza byose byaba biturutse mu kiganza cy'Imana. Rero katubakire mu izina rya Yesu, karibu cyane. Haleluya. Amen. Mureke dutangire duhimbaza Imana ndetse tunayiramya. Haleluya. Amen. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Haleluya, 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 wa muvu w'amaraso ni wo wanyijije ubuntu mwana wawe. Haleluya, 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 wa muvu w'amaraso ni wo wanyijije ubuntu mwana wawe. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, Imana ibagire neza, Imana ibiteho cyane. Ngo wa muvu w'amaraso niwe wanyijije, niwe wankweyeho uburetwa. Rero Imana ikomeze kubajya neza, twinjira neza mu kiganiro. Tugiye gutangirana n'ubuzima busanzwe bwo aba banyeshuri mubona babayemo. So mukurikirane rero, abakurikiranye Rwanda Gospel Movies TV, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Australia, Canada, Ufaransa n'ahandi. Mu by'ukuri turacyafite abantu barenga benshi cyane batarapfukamira Bayali. Aba nabo bizeye Imana kugira ngo Imana izababashishe. Rero tugiye kwinjira mu kiganiro. Amen. Nkuko mwabibonye, nkuko mubyumvise, aba ni abanyeshuri biga kuri Rwamagana Service de Paul. Rero tugiye kwinjira mu kiganiro tubazanye ibibazo kugira ngo twumve imvamutima zabo. Amen. Yesu ashimwe. Ndabanezerewe cyane, ndabishimiye. Nashakaga ngo mere ku kibazo kimwe gitumye mbasanga hano, nifuza ko gusobanukirwa. Ndabona musa hangaha niho muba, ntabwo mwiga mubodinga, mwiga musa nkaho mutaha, ariko ndagira ngo mumbwire igitekerezo cyo kuba hamwe mwarabaga mu miryango
mukaba hamwe mugeze mu mwaka wa gatandatu, cyavuye ku ki? Ninde wagizanye icyo gitekerezo? Mwabitangiye muti? Murakoze. Ubundi mbere yuko tujya mu mwaka wa gatandatu twigaga nyine dutaha, ariko tukajya mu miryango yacu tugahura n'ababyeyi, ariko tugeze mu mwaka wa gatandatu turavuga tuti dukeneye izindi mbaraga. Turavuga ati uwakihuza tukagirana nyine imishyikirano, tugafashanya mu masomo atandukanye, byazagira ikintu bihindura mu mitsindire yacu. Hanyuma icyo kintu turangije tukiganiraho, tubyemeranyaho, n'ababyeyi nabo ntabwo batugoye, nyine barabyumvishe. Barangije nabo batubaza ibisabwa, turababwira, hanyuma turihuza mu mwaka wa gatandatu. Ubwo niyo mpamvu mwatubonye turi hano ubu ngubu turabana, rero turanakundana cyane. Murakoze. Murabana, muranakundana. Numvise ngahangaha ndetse hari n'akazina baguhimba ngo ni wowe nyir'urugo, ni wowe muyobozi w'iyi famiye ingana gutya. Nagira ngo noneho nkubaze ngo igitekerezo ninde wagitangije, cyaje gute? Igitekerezo ubundi cyatangiye ari abantu babiri, ari uriya muvandimwe wo ku ruhande n'uyu nguyu. Ni ukuvuga ngo bari abo ku ruhande. Bande ni bande? Amazina yabo ni bande? Ndayishimiye Pascal na Eugene Bigirimana. Ndayishimiye Pascal nagire gutya. Eugene Bigirimana. Wow, ni mwebwe mwatangije igitekerezo. Noneho bamere mikoro, shaka kumva byatangiye bite. Ari reka mbaze Eugene. Murakoze cyane. Ngira ngo ibintu bijya gutangira, kuko n'ubundi mbere yuko tujya gutaha twiga mu wa gatanu, turangije mu wa gatanu, nanjye ubwanjye ntabwo nanjye nyine naribanaga. Yego. Natekereza n'uyu muvandimwe nawe Ndayishimiye, ngira ngo hari igihe cyageze yibana. Yego. Ubwo rero tugiye kugaruka mu wa gatandatu nibwo yampamagaye tubiganiraho, turabyuzuza ko turamutse tubana hari icyo twagira, kuko twakeneraga gufashanya cyane mu masomo. Ubwo rero biza kurangira tubyujuje ko tubana. Umwaka ugiye gutangira tugarutse ku ishuri, nibwo rero n'abandi bavandimwe bagiye biyongeramo, kuko bumvaga igitekerezo bakumva gishobora kuba ari inyamibwa nabo cyabafasha. Yego. Nabo bahita bavuga, nabo bahita bashaka kuzamo. Ubwo rero nkuko na mbere yuko tugira icyo gitekerezo tukiga mu wa gatanu, twarakoranaga, twari inshuti cyane. Biba ngombwa tubyujuje ko tugomba kubana, nabo bazamo gutyo. Ndatekereza umuntu wazanye igitekerezo cyane wari ufite initiative nyine wakizanye bwa mbere, ndatekereza ari Ndayishimiye, wenda yakubwira aho cyane. Ni Pascal Ndayishimiye ari we watangije igitekerezo. Reka nawe tumubaze, tuganire. Byaje gute? Wabyiyumvisemo gute? Niki cyabiguteye? Murakoze. Ubundi bwa mbere na mbere habanje kureba imbogamizi duhura nazo mu gihe twagiye mu miryango kandi dushaka gutsinda. Yego. Icyo gitekerezo cyaje ari ukugira ngo mbere na mbere tube twakwiriza hamwe, hanyuma twigire hamwe, dufashanye, wowe ubyananiye undi amusobanurire, hanyuma dutsinde neza. Ni ukuvuga ngo rero twamaze kubona imbogamizi duhura mu muryango, wenda ukagenda wagera mu rugo ukajya kuvoma, ukagira iki gutyo, ukabura umwanya wo kwiga neza. Yego. Niyo mpamvu rero twihurije hano twubatse nk'abanyeshuri bageze mu mwaka wa gatandatu, tugomba gukora ikizami, tugomba kubiha umwanya munini tukiga. Icyo gitekerezo nyigize rero nibwo negera umuvandimwe wanjye, tubiganiraho n'abandi bose, tubiganiraho, turihuza. Ubu ngubu kandi byabyaye umusaruro pe. Byabyaye umusaruro. Uwo musaruro muraza kutubwira, muraza kutugaragariza. Reka mbaze abandi, mbaze uwo ukwegereye amazina ye. Ntabwo amazina mba nyibuka. Amazina yawe noneho ndaheraho nkubaze. Murakoze. Nk'uko nababwiye nitwa Tuyishimire Emmanuel. Tuyishimire Emmanuel. Ni gute wumvise igitekerezo cy'abavandimwe bakuzaniye bakubwira ngo turashaka kuba ahantu hamwe, ahantu hitwa ghetto, tukabana? Ese ntago wigeze utekereza imbogamizi cyangwa wahise wumva unezerewe ubyakira? n'ahantu natahaga hari kure cyane. Hareshyaga gute ahantu watahaga?
harimo nk'ibirometero nka 7 cyangwa 8. abatahazi wabasobanura ahariho? Ni Intunga. ni ukuvuga ngo wavaga hano i Rwamagana mu mujyi ukagenda Intunga? Navaga hano i Rwamagana nkajya Intunga ugataha Intunga n'amaguru. Noneho maje kumva iki gitekerezo cyaranshimishije cyane, ngeza no ku muryango nawe bitewe n'ukuntu nagendaga naratahaga nkagera mu rugo naniwe, mbega bikambangamira nyine mu masomo, imitsindire itameze neza. N'icyumva iki gitekerezo naracyishimiye cyane, ngigeza ku babyeyi nabo baracyumva cyane, baragushyigikira? baranshyigikira cyane. Wow. Bihita birangira nyine tuvuganye nyine turabana. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Reka turenge Nyirurugo ari we muyobozi wanyu, ndaza kumugarukaho ambwira ukuntu mwaje gutora akaba umuyobozi w'uyu muryango wicaye aha. Reka mbaze mwene data wundi nawe atubwire ukuntu yabyakiriye. Murakoze. Nanjye tujya gutangira nababwiye ko nitwa Izabaye Olivier. Nanjye ndi umwe muri aba basore nyine batanu tubana. Hanyuma iki gitekerezo nanjye nacyakiriye neza, kuko nkuko bagiye bababwira byari bibagoye, nanjye ku ruhande rwanjye byari bingoye cyane, ndetse n'umuryango wanjye biwugoye kuko kwiga byari bitugoye cyane. Nanjye rero ntabwo naturukaga hafi aha ngaha, kuko nanjye harimo ibirometero byinshi bijya kurenga n'ibyo umuvandimwe Emmanuel yavuze. Uvuga ngo bijya kurenga ni hehe? Wavaga hano i Rwamagana ukajya hehe? Navaga aha ngaha i Rwamagana nkajya ahantu bita Imwurire. Imwurire hari kure cyane, rero byarangoraga bigatuma nyine n'imitsindire yanjye iba mikeya. uvuga ngo Imwurire uburenze iwabo w'uyu nguyu, urenze iwabo wa Manuel? Uburenzeho gatoya, ni hafi aho ngaho turaturanye, sibyo ko nyine ubuce bwo butandukanye. Yego. Ubwo rero nyine ibyo ngibyo nanjye byatumaga imitsindire yanjye iba mikeya, kwiga bikagenda gakeya kubera urwo rugendo, ukagerayo unaniwe. Byose nyine byakubitiranaho, nuko noneho rero umuntu yabaga ageze no mu wa gatandatu akeneye kwiga ibintu byinshi, bigatuma nyine imitsindire iba mikeya. Icyo gitekerezo rero cyangezeho, nanjye numva ni byiza, numva byamfasha, numva nyine ku ruhande rwanjye ni ibintu byiza cyane. Niko rero nanjye naje kwifatanya nabo, baranyemerera, bambera n'abana beza, turabana, imitsindire itangira kugenda izamuka nyine, urwego nari nduvaho runangira kujya ku rundi. Amen. Imana ibaha umugisha. Ibi bintu nekeza ko ari abantu bakeya babishobora, ariko reka nsubire kuri Nyirurugo ari we muyobozi w'uyu muryango. Noneho niwe ngiye kubaza niki mwungutse kuva aho mubaniye? Ese ari ababyeyi banyu uyu munsi barabasura aho muba, bazi ahantu muba? Ese abarezi banyu bo kuri Rwamagana directeur wanyu ibi bintu arabizi, barabizi, cyangwa mubayeho mu buzima usa nkaho ari ubwihisho? Karibu. Murakoze. Ubundi ibi bintu byaradufashije cyane, harimo abagiye bunguka ubundi bumenyi. Ubundi nkanjye ku giti cyanjye ntabwo nari nzi kuba nagufata umwanya mwicara ngasubira mu masomo nyine, ariko nareberaga kuri bagenzi banjye, nanjye nkafata ikayi nkiga. Ibyo bintu byangiriye akamaro. Hanyuma ababyeyi bacu nabo bajya bagerageza bakadusura, nabo barabibonye, barabyishimira, barabikunze cyane. Noneho mu buryo bw'imitsindire byarahindutse cyane. Byarahindutse, n'abarezi barabibonye ko ibintu byahindutse, uretse ko bose batabizi, hari bamwe bagiye babizi, abandi bo ntabwo barabimenya, cyane cyane abarimu tubana buri munsi nyine batwigisha, nibo babizi. Rero natinze nagira ngo mbabwire ko ibi bintu ari byiza cyane, uretse ko hari abantu batekereza ko kuba wajya muri ghetto nyine ubonye uburenganzira bwo kwigenga, ukaba wagira n'ibindi bintu byo ku ruhande ujyamo. Ibyo bintu rero twebwe twaje tubizi ko ibyo bintu bibaho, niyo mpamvu twashyizemo imbaraga, turabyirinda cyane. Ubu ndabizeza ko bimeze neza rwose. Murakoze. Noneho uwo murimo mwumvaga niwe shefu w'uyu muryango. None se
ugiye utadusobanuriye ni gute mwicaye mukavanga ariko tugomba kugira n'umuyobozi utuyobora. Ubundi abantu bose bakwiye kuba bafite umuyobozi. Ni gute baguhisemo, ni gute watoranijwe? Reka enda utaravuga mbaze ukwegereye Manuel ambwire ni gute mwamutoranije, kuki mutatoranije uwazanye igitekerezo ari we Pascal, kuki mutatekereje undi babiganiriyeho ariko mugatekereza ko uyu nguyu mwahimbye akazina ka nyir'urugo kugira ngo abashe kubayobora? Murakoze. Buriya ngo y'abantu bahuriye hamwe bakarenga umwe bakarenga babiri, baba bagomba kugira umuyobozi ubayobora, ubafasha. Uyu nguyu rero kugira ngo tumuhitemo atari we wazanye igitekerezo, twararebye tumubonamo ubushobozi. Mwamubonyemo ubushobozi bwo kuba umuyobozi, kuba yaba managinga, imbere. Turavuga ati rero reka tumushyireho nk'umuyobozi, ajya adufasha kudukemurira nyine ibibazo, adufatira umwanzuro, tuwufatirane no muri rusange. Reka tumugaruze mikoro. Buriya umuyobozi aba ari umuyobozi, aba akwiye kubazwa ibibazo byinshi. Ese amasomo mwiga, numvise ngo mwiga MCB yenda nk'umukecuru ntabwo asobanukiwe ati se MCB ni iki, ahubwo ndagira ngo udusobanurire. Ese mubifatanya gute? Twatangiye dusenga, muraririmba nkabona mugira, ese mujya mufata umwanya wo gusenga? Ese iyo MCB mu magambo arambuye ni iki? Ese papasi yanyu ni iyihe? Intego yanyu ni iyihe? Murakoze. MCB ni imibare, ubutabire n'ibinyabuzima. MCB imibare, ubutabire n'ibinyabuzima. Hanyuma rero MCB twayizejemo 2018 nibwo twaje kwiga MCB. Bakeka imyaka ishize, ntabwo ubundi twakabaye tukiri mu ishuri. Yego. Umwaka baye mwarasoje, ahubwo murimo kwitegura kujya kwiga university. Kubera covid murabizi yagize ingaruka ku bintu byose, natwe abanyeshuri byatugezeho rero bituma hari umwaka nyine ubimfabusa kuri twebwe. Niyo mpamvu aka kanya muri 2021 mubona tucyambaye uniform y'ishuri. Yego. Nabajije ngo ese mujya mufata ibihe byo gusenga Imana, mujya mufata ibihe byo kugana ku ijambo ry'Imana, mujya mufata ibihe byo kwiyiriza murimo gusengera nk'ibizamini bibategereje, bimeze gute? Murakoze. Muri twebwe rero nubwo babonye ndi nyir'urugo, banyise iryo zina nka nyir'urugo, muri twebwe harimo na pasiteri. Pasiteri uri iburyo bwanjye yitwa Izabayo Olivier, nawe ni pasiteri. Okay, noneho reka tubimwegurire, noneho dusobanurire uburyo yorganiza amasengesho, akaorganiza uburyo musenga, uburyo muganira ku ijambo ry'Imana. Pastor, turakwakiriye. Murakoze. Nk'uko bababwiye, twese tubana hano ariko tukahaba mu buryo bwubaha Imana. Yego. Turi abasore nyine twubaha Imana kandi dukunda no kuyikorera. Ubwo rero ni muri ubwo buryo twese tuhaba ariko tufata n'umwanya tukibuka yuko Imana ari itumye tubaho, tukibuka yuko nyine Imana ari yaduhurije ahantu, tugafata umwanya tugasenga. Nubwo ntabwo twavuga ngo twiyiriza buri munsi, ariko gusenga byo mu buzima bundi bw'umukristo, gusenga bibaho ndetse ni n'ikintu kimuranga. Ubwo rero gusenga ni imwe mu ntwari idufasha mu kuhaba kandi tukahaba dufite discipline, mbese bigahita binadufasha mu buryo bw'imyigire, bigatuma tuzamura imyigire yacu kubera ko twubaha Imana kandi tukanagendera mu nzira nziza. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Rero bakurikiranye Rwanda Gospel Movies TV, ni abanyeshuri tuganira bishyize hamwe kugira ngo babashe guhangana n'ibizamini bategereje umwaka wa 6. Bariga hano kuri Rwamagana ahangaha kuri Saint Vincent de Paul. Reka noneho mbaze
Pascal wazanye igitekerezo cyo kugira ngo bahurize hamwe. Ese ababyeyi ndavuga abarezi banyu mu ishuri babafata gute iyo bamaze kumva kino gitekerezo cyo kuba hamwe? Babyumvise gute? Babashyigikiye gute? Ese hari abafashe umwanya wabo baza kubasura, baza kugera aho muba? Nicyo nabazaga. Murakoze. Ibijyanye n'uburyo abayobozi cyangwa se abaturera badufata, bwa mbere twarabibabwiye, turavuga ati rero barezi bacu tugiye kubana, kuko iyo baza gusanga wenda twaragiye twihuriza ahantu bafasaba abanyeshuri batabizi nyine, abo banyeshuri bagiye kwiruza abantu bagiye gukora ibintu bibi, twarabibamenyesheje rero baranabyishimira, bavuga ati iyo ni initiative mufashe, ubu mugiye kwiga neza. Baradushyigikira, bamwe barabizi kuko nyine abatugera imbere bose barabizi. Bazi ko tubana. Iyo uvuze ngo ababagera imbere ni abameze bate? Ubwo nshatse kuvuga abarimu batwigisha, ababigisha amasomo. Uvuga ngo ntabwo abo mu kigo bose babizi? Ntabwo byakunda ko bose babimenya, ariko abatwigisha nyine duhorana umunsi ku munsi barabizi bose. Imana ibaha umugisha. Tukiri aho ngaho, reka mwibarize ikibazo kimwe. Igitekerezo, dusubiye inyuma ku gitekerezo wagize, ni iyihe mpamvu watekereje guhuriza aba basore batanu hano kandi mwigana? Kuki ari bo mwahise, kuki ari bo baje? Ntago mwifuje kurenga abo ngabo? Ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye uvuga ngo aba basore batanu turamutse duhuje imbaraga, turamutse dushyize hamwe, hari ikintu kinini twakora kandi hari n'intego twageraho? Murakoze. Ubundi turabizi ko iyo abantu bihuje imbaraga ziriyongera. Yego. Ni ukuvuga ngo rero igitekerezo ubundi cyabanje intego nyamukuru yari ukugira ngo duhurize hamwe hanyuma dutsinde neza. Kuba haraje abangaba rero ngiye nkeka ko ni Imana yabikoze. Ntabwo wavuga ngo wenda ngo twarifashe hakaba hari undi atari uyu uhari. Yego. Ariko tukeka ko Imana yaduhuje, twe ntabwo twumva ko ari ubushobozi bwacu bwonyine bwatumye duhuje, kuko twasanze duhuje imico yose nyine, kandi twese twubaha Imana, turasenga. Mbega navuga ko ari Imana yaduhuje aho ngaho, hagati aho ngaho. Tukiri aho ngaho, reka nibarize nyir'urugo, kuko niwe muyobozi kandi umuyobozi nuwo kubahwa rwose, tukuzamura isaruti cyane kuba uyoboye abantu umwaka wose. Uyu munsi akaba ntabwigeze abavamo ngo avuga ati ubuzima bw'aba basore n'imibereho yabo ndabarambiwe, disipurine zabo ntabwo zinyubaka, ntabwo ubuzima bwabo babayemo ngewe mbona ari ubwo kunyobora kuko intego twatangiye atariyo turimo. Ariko reka nkubaze ngo uyu munsi mu mwaka wose mumaze mutangira kubana mu ishuri wabaguha kangahe? Uyu munsi niki cyahindutse wavuga ngo cyarahindutse? Ubundi tutarabana mu ishuri n'ubundi imitsindire yacu n'ubundi yari myiza. N'ubundi twese uko tureba hano twari abahanga mu ishuri no mu mitsindire dukurikirana. Noneho tugiye no kubana, uko twese twakurikiranaga mu mitsindire dusanga ni twebwe tubanye. Hanyuma mu buryo bw'imyanya uko twakurikiranaga ntabwo byagiye bihinduka cyane, ariko hari igihe igihembwe kimwe bigenda bihinduka, wabaye wa mbere uyu munsi, ejo ndakamuba gutyo gutyo. Ariko mu buryo bw'inuze bw'amanota ubundi akenshi nicyo kintu cyagiye gihinduka. Amanota yariyongereye ku buryo bugaragara. Iyo uvuze ngo amanota yariyongereye, uba wumva no mu mutwe byariyongereye cyangwa hiyongereye amanota kubera ko n'ubundi mwatsindaga ariko ntabwo mu mutwe byiyongereye? Ubundi amanota no mu mutwe birajyana, kuko ayo manota uba wayabonye kubera ko ufite mu mutwe. Niyo mpamvu rero ari uko nguko nabivuze. Rero kubera gusubiramo cyane, kwa gufashanya, kwa gushyira ibintu ku murongo nyine tugahuza, tukagirana n'inama.
mu buryo butandukanye. Ibyo bintu nabyo byabaye imbarutso yo kugira ngo tugire umusaruro ugaragara. Imana iguha umugisha. Tugikomeje ikiganiro turimo no kugana ku musozo, reka mbibarize, muri mwebwe harimo umuntu uba uwa mbere se? Ndabaza nyir'urugo, ndashaka kubaza nyir'urugo, umuntu uba uwa mbere niwe nshaka. Okay, noneho enda mu rwego rwo kugira ngo ndagira ngo duhane umwanya uko mukurikirana muri mu ishuri, ndagira ngo ariko mwicara uhereye ku wa mbere kugeza turahera, ndagira ngo uwa mbere yicare ahangaha ibumoso, noneho mukurikirane kugira ngo tubivangure. Ngaho ni mubikore, tubikore twihuse. Nyir'urugo aba yababimburiye. Uwa mbere ndabona yabonetse, uwa kabiri yabonetse, uwa gatatu yabonetse, uwa kane yabonetse, na nyir'urugo. Wow, Imana ibaha umugisha. Murabona duhereye ibumoso, murabona umusore witwa Ndayishimiye Pascal. Ndayishimiye Pascal, ni gute umwaka wa gatandatu wawubonye kuva mu mwaka wa kane? Uducire muri mu ncamake, ni gute wa performance? Ni he watsinzwe, wasubiye inyuma? Ni he wagiye imbere? Murakoze. Ubundi reka mbere mu mwaka wa kane. Umwaka wa kane ukiva muri tronkome ugiye mu cyo twita combination MCB. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugitangira ntabwo biba byoroshye, bisaba kwimenyereza nyine. Ariko uburyo bw'imitsindire mu wa kane byari bimeze neza, naratsindaga cyane. Wabaga uwa kangahe mu wa kane? Nabaga uwa mbere nabo. Mu wa kane wabaga uwa mbere? Umwaka wose wabaye uwa mbere? Yego. Umwaka wose nawe wa mbere, no mu wa gatanu bibuko, no mu wa gatandatu. No mu wa gatandatu uyu munsi uracyayoboye? Ariko nyine uko imyaka igenda ikurikirana biba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo mu wa kane narangije neza, tsinda cyane ku manota meza. Ariko bigeze mu wa gatanu, yego nari nyibu wa mbere, ariko amanota yo aragabanyuka kuko mu wa gatanu nibyo uri niho hari ipfundo ry'ibintu twiga. Yego. Haba ari ibintu byinshi ugomba gusubiramo byo mu wa kane. Amanota aragabanyutse ariko nubwo bitari cyane. Amanota aragabanyutse mu wa gatanu. Ubu mu wa gatandatu uri ku ruhembe, urimo uravuga uti byanga bikunda ikizamini kiri hari imbere tugomba guhangana nacyo. Ibyo turabisubiraho mu mwanya. Reka tugere ku uba uwa kabiri. Niba uko yicaye ndaza kubabaza ikibazo, niba hagati yanyu birashoboka ko waba uwa kabiri mu buryo twabipanze, ariko hagati yanyu yenda harimo abandi, kuko mwihuje muri abahungu, ntabwo mwigeze muzana abakobwa byibuze ngo hagati y'umuntu n'undi habe hicayemo umukobwa. Reka rero nibarize uwo wa kabiri, amazina yawe? Murakoze. Amazina nitwa Bigirimana Eugene. Bigirimana Eugene, wisanze uyu munsi ubanye n'aba basore guhera mu mwaka wa kane, wa performingaga gute kugeza uyu munsi? Ngira ngo wenda kuko ngiye ntago nize ku iki kigo mu wa kane. Yego. Nahaje niga ngiye mu wa gatanu mu gihembwe cya kabiri. Yego. Ariko natekereza kuri performance nari mfite, n'ubundi uko naje yego hari cyahindutse, ariko performance isa nijya kwegerana niyo nari mfite cyane cyane ku kigo nigagaho. Yego. Ariko kuva nyine nanjye ngeze hano ruguru nk'uko uyu muvandimwe yahoze abivuga, kwiga biba bigoye cyane, kuko niwo watuvurye cyane. Ariko umuntu yagerageje kubinyuramo, kugira ngo uko turi hano nk'uko wahoze ubivuga, ndatekereza wenda kuva nagira mu wa gatanu n'undi nazaga, kuko turi hano ninjye wazaga umukurikiye, ariko wenda hari igihe byabaga ngombwa ko wenda haba haciyemo undi muntu. Habaga haciyemo umuntu? Wabyakiraga gute iyo habaga haciyemo umuntu? Buriya rero biba bigoye kuko ndatekereza na mbere yuko tubana twari inshuti, twigiraga hamwe. Ubwo rero kuba twarigiraga hamwe, kubona umuntu koko mwiganye yangiza akabona ibyo niba mwasobanuriranye, akabona we wenda yaperforminze ku rwego rwo hejuru, akabona we hari undi muntu uri kuza gucamo, byashobakaga ko hari kuzamo akantu nyine. Kurumva niba mwari inshuti mugendana mukorana byose, hari n'igihe
biba bisaba ko muba cyane ku bintu byose muri corrosed cyane. yego Icyo gihe rero urumva byari bigoye, ariko ndatekereza wenda byagiye bijya mu buryo gake gake bikemuka. wow ya Imana iguha umugisha. Reka twakire ubona mwene data naba amazina yawe. Amazina nitwa Izabayo Olivier. Zabayo Olivier. Iyo umuntu arebye face yawe ubona ari wewe mwana muri aba bantu bose, nibyo? Niko bimeze. Niwe mwana muri wose. Nizere ko bagusigira batagucura badacura ntago bagucura Ku bintu bijyanye n'ibyo ngibyo byo dushyiraho nyine mugasangirira hamwe. Dusangirira aho nta mwana uhaba. Noneho reka twikomereze kwaragaciyemo kugira ngo tunishimemo tunaseke. Ese wowe mu mwaka wa 4 wewe amasomo yawe wayigaga gute, wayakaniraga gute kugeza uyu munsi? Murakoze. Ngiye mu mwaka wa 4 kugera mu wa 6 byari ibintu bigoye, ntabwo byari byoroshye kuri ngewe, kuko nkuko nababwiye natahaga ahantu kure mbere yuko nza kubana n'aba bavandimwe. Ubwo rero ibyo ngibyo byagendaga binyafekta nyine mu myigire yanjye, ugasanga nyine guhera mu mwaka wa 4 kugera mu wa 5 naratsindaga, ariko ntabwo byari ku rwego rwo hejuru nk'uko ubu ngubu bimeze. Mu wa 4 rero najyaga ngenda nza mu ba 10 gutyo, nkongera nkamanuka nkaza mu 8 gutyo 7. Ngeze mu wa 5 naho noneho byarushijeho kuba byiza, ndeka mbivuge gutyo, kuko imitsindire yanjye yatangiye kugenda izamuka. Ngenda nongera amanuka mbakuraho gake gake, ariko byageze mu wa 6 ho nyine nangiye kubana n'aba bavandimwe nk'uko twababwiye, ibintu bigenda neza. Ibintu birahinduka nyine, nangira kugenda nanjye nyine, kubera ko nk'uko twababwiye dusobanurirana tugafashanya. Byagiye bimfasha cyane nyine, bituma aba bavandimwe nk'uko mutureba twese bagenda bamfasha, tugafashanya, imitsindire yanjye itangira kugenda izamuka nyine, bituma ngera kuri uru rwego, nanjye nangira kujya ngenda nyine utsinda. Ntsinda. Imana iguha umugisha. Reka twakire nawe umuvandimwe nawe atubwire ese uhereye mu mwaka wa 4 amazina yawe, uhereye mu wa 4 byari bimeze gute kugeza uyu munsi? Murakoze. Amazina ni Tuyishimire Emmanuel. Guhera mu wa 4 byari bibi cyane, niko nabivuga, ntabwo byari byoroshye, kuko nigaga nta hinunga nk'uko nabibabwiye. Yego. Ubwo urumva mu myigire yanjye, ubundi mu myigire yanjye nta etide nagiraga. Ubwo navaga hano saa 11 nkagera mu rugo nka saa 1, ubwo naniwe nkaryama, ubwo gutyo mu gitondo saa 11 bugacya usubira ku ishuri. Saa 11 naza nkagera hano saa 1:30 naniwe. Ubwo urumva kugira ngo nige neza byabaga bigoye cyane. Gusa nyine nkagerageza, nkashyiramo imbaraga bikagenda neza. Imitsindire ntabwo najyaga kure cyane, nabaga wenda mu wa 6, mu wa 5 gutyo. Mu wa 4, mu wa 5 ho nageze mu wa 5 ngirirwa ubuntu kino kigo gitanga amagare, kimigare baguha akagare ko kujya kudeplasa. Baneza akagare kakajya kandeplasa. Niba wari igare ryarakudeplasaga n'amanota yariyongeye? Amanota yariyongereye. Wow. Amanota yariyongeraho, nkajya naha nyine, nkaza nkakora etide gutyo, etide ntangira kuyikora. Ngeze mu wa 6 nyine, bitewe nyine n'urwo rugendo, ndavuga ati reka mbane n'abavandimwe byiyongere, amanota yiyongere. Bigenda neza mu wa 5 naho nkajya ngerageza mu wa 5, ngeze mu wa 6 nahangaha ndimo. Imana iguha umugisha. Reka twakire n'umuvandimwe nawe atubwire ni gute performing ye yabaga muhere mu mwaka wa 4 kugeza mu wa 6, ndetse turimo kugana ku musozo, atubwire imva mutima ziwe nicyo yumva yarungutse. Murakoze. Ubundi ngewe ni akambanza babwira amazina ni Niyonizeye Elia. Ubundi mu wa 4 urebye ngewe ahubwo naratsindaga cyane, kuko impamvu buriya naje kureba nsanga ngewe bitewe nuko nababwiye ko ubundi etide ntabwo nari nzi kuyikora. None mu wa 4 byari bikiri ibintu bikeya,
hanyuma bituma ibyo bintu, kubera ko gukora etide nayikoraga gake, ariko kubera ko nari mfite gusubiramo ibintu bikeya, icyo gihe naratsindaga, noneho uko ngenda ngira mu wa gatanu bigenda biba byinshi kubera ya weakness yo kudakora etide biranyafekta. Hanyuma kubera ko tuba twiga n'amasomo atandukanye, ugasanga isomo rimwe niryo nsinda, ayandi nageramo akansinda, imitsindire igenda igabanyuka gutyo. Ariko ubu ngubu navuga ko aho ngereye mu wa gatandatu nkahura n'aba bavandimwe bagiye bamfasha, byongera nyine kuzamuka, menya gukora etide. Ubu ngubu navuga ko nabwo biri kugenda bisubira ku buryo nizera ko bizamera neza kubera Imana. Amen. Birumvikana nk'uko twatangiye, murabona aba n'abanyeshuri biga kuri Rwamagana A. Tugiye rero mu kindi gice mvuga ngo Imana ibahe umugisha kwihuza hamwe, nimutagiye kunywa inzoga nk'uko abandi bazifata bakazinywa, mukihuriza hamwe mugasangira, mukihuriza hamwe mugatekera hamwe, mukihuriza hamwe mugashaka mu maso h'Imana, kandi igitekerezo kimwe ari uguhuriza hamwe mu buryo bwo kwiga. Noneho reka mbabaze ikibazo kimwe, buri muntu wese aransubiza uko abyumva. Ni gute mwiteguye guperforminga amashuri, gusoza senior 6 yanyu? Turahera kuri Pascal, ubu wa mbere. Ni gute, ni iki witeguye guhesha ishema? Mbere y'uko uhesha ishema umuryango, ikigo cyo nicyo kizaguha amanota, kikubwire ngo byameze gutya, wumva ubuyobozi buzabyakira bute? Murakoze. Twiteguye neza, ikizami tuzagikora, turacyiteguye kandi twizeye neza ko tuzatsinda ku kigero gishimishije. Bityo rero nidutsinda neza, ikigo nacyo kizagira ishema, ababyeyi ndetse natwe ubwacu. Ikizami cyiteguye neza, tumaze igihe tukitegura, mbese imyiteguro imeze neza, ahubwo cyatsinze kuza. Reka turi kugana ku musozo. Niki wabwira abarezi banyu, ari directeur w'ikigo cyanyu, ari abarimu babigisha, abigisha imibare, physique na biologie na chimie, niki wababwira? Ikintu cya mbere nababwira no kubashimira. Ikintu cya mbere no kubashimira kuko imyaka 3 ubwo ni kora ko wengewe no wa corona badufashe neza. Ikintu cya mbere no kubashimira, batubera ababyeyi beza, kandi mwanababwira ko bakomereza aho ngaho. Ikindi kintu nababwira nuko natwe twiteguye kubahesha ishema uko dushoboye, dutsinda ikizami kandi neza. Reka twekere na mwene data nawe atubwire imvamutima ziwe, nicyo ashimira abayobozi, ari directeur, ari ndetse n'abarimu babigisha. Murakoze. Ngira ngo ubwo imyaka tumaze twiga cyane superieur ni myinshi, kuko ubundi yagakwiye kuba 3 ariko yabaye 4. Numero kuko tumazemo n'imyaka myinshi, abarezi twabanye igihe kirekire kirenze icyo abandi wenda bize badasubira babanye nabo. Gusa turabashimira badufashe neza, batwigishije neza, byashobokaga ku bushobozi bari bafite, twaranyuzwe. Ngo rero natwe twiteguye kuba umusaruro ugaragara kuko bijyanye n'uko batwitayeho. Ngo rero niyo mpamvu kuko n'ikizami turacyiteguye, kuko umuvandimwe yahoze abivuga kuko gishobora kwa cyaranatinze. Yaratinze wenda iyo tuza kuba twaranagikoze mbere, kuko nekereza ko iki gihe kigeze ntago ari cyo kwitegura, ahubwo ni cyo gushyira mu bikorwa imyiteguro umuntu yagize. Natekereza rero twiteguye neza, nta kabuza, twarafatanyije uko aho byashobokaga, amasomo twararangije, natwe twiteguye neza gutsinda, kandi nekereza ko nidutsinda n'ikigo nacyo kizabonera ishema, n'ababyeyi babona ishema, bityo bigaragare ko koko nabo uburere batanga abanyeshuri bashobora kuba bushyira mu bikorwa, kandi Imana izakomeze ibafashe, ibahe imbaraga zo kurera neza n'abasigaye inyuma yacu, kuko ntabwo ari twe ba nyuma, hari n'abandi bakiri kwiga, kandi nabo wenda n'inama umuntu yabagira, bashyiremo imbaraga bubaha abarezi, bazabasha kugira icyo bageraho. Murakoze. Amen. Katwakire Pasteur nawe atubwire, wasanga we yaranabyeretswe n'Imana hari icyo yabimubwiyeho. Pastor Karibu. Murakoze. Ubundi nk'uko tubizi, umuntu w'umukozi aba akwiye no guhembwa. Ubwo rero natwe twarakoze, tugiye kuzahembwa natwe amanota.
Yego. inota tukaribona mu kizamini cya leta kubera ko twakoze. Yego. Ubwo rero kwitegura ikizamini cyo twaracyiteguye, ni nayo mpamvu nta bwoba dufite bw'ikizamini. Hanyuma kandi ikindi turashimira abarezi baradufashije. Ibi byose ntabwo twakabaye tubivuga badahari, si byose. Iyo tuba nyine tutababona bataradufashije ntabwo twakabaye ibi ngibi tubivuga. Niyo mpamvu rero tubashimira cyane, tunababwira ngo bakomereze aho ngaho, bagumye bashyiremo imbaraga nk'uko n'ubundi natwe babikoze, bafashe n'abari inyuma. Hanyuma kandi ku bintu bijyanye no gusengaho, twese twababwiye ko twizera, niyo mpamvu burya n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye. Twebwe twarasenze kandi turanakora, niyo mpamvu rero kwizera kwacu gukomeye kandi kunahamye. Tunashimira Imana cyane yuko nyine izanakomeza kugenda idufasha tugatsinda neza ikizamini. Reka twakire na mwene data wundi nawe turimo kugana ku musozo, nawe atubwire imbamutima ziwe ndetse n'ishimwe ashimira abarezi ndetse n'abandi muri rusange. Murakoze cyanjye mbere na mbere ndashimira abarezi cyane cyane cyane, baramfashije ibyo bagombaga kumpa barabimpaye, nanjye ndabikurikiza uko nshoboye n'uko ngomba. Urumva rero amanota ntabwo yabura, ni ukuyabona. Yego. Tuzayabona. Reka twakire na mwene data umuyobozi w'umuryango, nawe atubwire ukuntu yiteguye guserukana n'umuryango wiwe kugira ngo atazakorwa n'isoni. Buriya abagenzi kuba umuyobozi ni ikintu gikomeye. Ndabizi neza yuko habaye ikibazo, usibye ko nta n'igihari, ariko hakaba ikibazo runaka mwagira, ndabizi ko ari we babanza kubaza bati bimeze gute. Rero nawe reka tubwire imvamutima no gushima Imana no gushima abarezi icyo bakoze kugira ngo kugeza uyu munsi kugira ngo mube mabashe gutsinda. Murakoze. Mbere na mbere nashimira abarezi. Nyine abarezi buriya baradufasha mu buryo bw'amasomo, ariko si ibyo gusa, badufasha no mu yindi myitwarire ku ruhande, batugira inama. Abanyeshuri hari igihe tugira gutya tugatana, bakongera bakatugarura mu murongo muzima. Rero ibyo ndabibashimira cyane, nkashimira n'aba bavandimwe turi kumwe nabo, kuba turi kumwe hano nabo hari akamaro kenshi cyane bamfitiye. Niyo mpamvu nabo nabashimira, nkongera nkashimira n'abandi banyeshuri twigana. Ntabwo ari gutya twiga gutya gusa, hari n'undi mubare munini w'abanyeshuri duhurira hariya ku ishuri. Bose ndabashimira, nkabizeza ko rero mu mitsindire yacu tuzatsinda ku buryo bufatika rwose, kuko twariteguye bihagije. Kuba twaraje hano, twaje dufite igitekerezo, intego ari nta yindi, ari ukwitegura ikizamini cya leta. Rero tugomba kugitsinda. Murakoze. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe murabona aba ni abanyeshuri bo kuri Rwamagana ACVSA de Paul twaganiraga. Murabona nk'uko twatangiye barakeye, bameze neza. Batubwiye icyo bashimira Imana, uburyo Imana yabanye nabo mu myaka 4 bize superieri, bakiga amashuri yabo uhereye mu mwaka wa 4 kugeza mu wa 6, mu gihe abandi biga imyaka 3 bo bizine kubera ko hajemo ikibazo cya covid, kandi birinze neza. Aha bari rero barabana, bari ahantu hamwe, batekereza kumwe, bakora etide hamwe, basangirira hamwe. Icyo nge nabifuriza nanasaba nuko ubumwe bagize bari muri segonderi bazanabukomeza ari abagabo biga muri universite, kuko nazo baraziteguye, bagakomeza gushyira hamwe ndetse bakibukiranya ibihe byiza bagiranye, ndetse bakakomeza no gufasha n'abandi bagenzi babo. Ntabwo ari aba gusa mu ishuri biga ari benshi. Niho mpamvu tugiye gusoreza kuba uwa mbere atubwire umubare wabo, umubare w'abanyeshuri ndetse nuko bangana umubare wabo, ndetse turasoza pasiteri wabo arimo asenga Imana, ndetse kugira ngo dusoze kino kiganiro. Rero abakurikiranye Rwanda Gospel Movies TV ni channel iri kuri YouTube, twifuza ko twajya tubagezaho ijambo ry'Imana, filime z'iyobokamana, kugira ngo abantu basobanukirwe ubuzima bwa buri munsi ducamo. Rero twagize umwanya wo kuganira n'aba bene data, aba basore, aba
aba bahungu si uko ari abasore gusa nuko bo babana, nubabona aha ngaha ntugire ngo gusa baribana, ahubwo barabana ubwabo kugira ngo babashe gutsinda, ariko mu ishuri biganamo n'abandi basore ndetse n'abandi bakobwa. Usibye ko bashyizemo uruhare rwo kugira ngo babane mu buzima ubwo ari bwo bwose bagiye bacamo kugira ngo bashe gutsinda. Rero n'aha ngaha mubona aya ni amashuri bigamo, iki ni ikigo bigamo, uru ni urugendo, bafata urugendo bakaza muri iki kigo bakiga, nicyo kibahaye uburezi, nicyo kibahaye urugendo rwiza rwo kugira ngo bashe kubabo. Kandi turashimira abayobozi babo, directeur wabo, abarimu babo babigisha umunsi ku munsi, ababigisha biology, ababigisha chimie, ababigisha imibare, abahereye mu mwaka wa 4 babigisha, ndetse n'abandi babaha ibitekerezo bitandukanye n'abaha inama. Ndabizi neza ko twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cy'umwana w'umuntu yabasha kwihubwe keretse kivuye mu biganza by'Imana. Rero ibyo ngibyo turabibona kandi tukabizirikana yuko Imana rifite byose mu kiganza cyacu. Reka twakire rero Pascal Ndayishimiye atubwire umubare mu ishuri mwiga muri abanyeshuri bangahe, ese abakobwa ugeranyije ni bangahe, batsinda gute, ese wumva mu rugero rungana iki abanyeshuri bazatsindamo ugereranije ari abahungu n'abakobwa? Murakoze. Mu ishuri twiga turi abanyeshuri 29, n'abakobwa 13 n'abahungu 16. Urumva umubare w'abakobwa ni mukeya, no mu mitsindire rero dukeka ko abakobwa bashobora kuzatsinda gake ugereranyije n'abahungu. Dufite abahungu bafite performance iri hejuru uhereye kuri abangaba, ni ukuvuga ngo rero performance y'abahungu izaba iri hejuru ugereranyije n'iy'abakobwa. Murakoze. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Turimo kugana ku musozo, reka twakire pasiteri, n'ubundi niba ari buramye Imana, niba ari busenge, ariko turimo tugana ku musozo. Mbabwire ngo mwebwe mukurikirane Rwanda Gospel Movies TV, ni channel turifuza ko wakora subscribe ndetse ugasharinga bino biganiro byacu kugira ngo bigere kure, abantu bamenye ko hakiri abantu bizera Imana kandi bakomeje mu ntego yo kuyambaza no guhimbaza kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Pastor, turakwakiriye urimo kudusoreza kino kiganiro. Niba hari ijambo wavuga, niba hari icyo wavuga cyangwa wasenga, urwo n'uruhare rwawe kugira ngo dusoze ikiganiro. Murakoze. Ndabashimiye mwese ababanye natwe, ndabashimiye cyane kandi mbabwira ngo mugumye kubaha Imana, kuko mu biganza byayo niho hari byose, niho hari ubwenge, niho hari amafaranga, niho hari icyubahiro. Ubwo rero umuntu tubaha Imana nawe agerageza ashyiremo imbaraga yubaha Imana. Hanyuma mureke dusoze n'isengesho nkuko twatangiye dusenga, twongere dusoze dusenga Imana kugira ngo izagumye ibane natwe tuyirageza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turagushimiye Mwami, turaguhimbaje kubw'izina ryawe. Twakubwiye ngo ubane natwe, twakwambaje Uwiteka kugira ngo uze uduhe imbaraga. Mwami, turakwinginze rero kugira ngo nanone Uwiteka ubane natwe, udushyigikire mu byo dukora byose, twambika imbaraga Mwami Uwiteka mu byo tugerageza gukora byose. Turakwinginze kugira ngo Uwiteka udushyigikire mu mitsindire, mu buzima bw'ishuri bwacu. Turakwinginze cyane kugira ngo tuzabone ukuboko kwawe kuturiho Mwami. Nukuri uzabane natwe mu buzima bwo hanze, uzaturinde Mwami, uzagumye Uwiteka kutuyobora mu nzira zawe, kandi Uwiteka uzagumye kutwagura mu buryo bwo kugukorera ndetse no kugukurikira Mwami. Ubane natwe buri muntu wese wakurikiye kino kiganiro, ndakwinginze kugira ngo umuhe umugisha. Nukuri ndakwinginze kugira ngo umwagure cyane kandi Uwiteka umuhe ubumenyi ndetse n'ubwenge buturutse wawe Mwami. Mugaragu wawe Salomo niwe wakwatse ubwenge Mwami, umuha n'ibindi byinshi Uwiteka bitandukanye, kuko yarakwatse ikintu cy'agaciro. Rero niyo mpamvu twinginga kugira ngo natwe uzubane natwe kandi uduhe imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabiye dushima. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.